Muri iyi minsi amadini amwe namwe ashishikajwe no kubwiriza abantu ubutumwa bwiza bubayobora inzira yerekeza mu bwami bw'ijuru. Abandi nabo barakataje mu kuramya no gusenga Sekibi, cyangwa mu yandi magambo gusenga Satani. Muri iyi minsi iyo ugenda mu nsengero zitandukanye ku isi usanga hari amadini amwe namwe yamaze gushingira Satani intebe muri yo, ndetse akaba namwiyambazaho rukomeye. Wari ubizi se? Ibi kandi bishimangirwa n'imiryango ikomeye nk'itorero risenga Satani ari ryo Church of Satan ndetse na Temple of Satan. Bahozwa mu binyamakuru bikomeye ku isi kubera umubare mwinshi w'abanyamuryango bayabarizwamo n'uburyo amateraniro yabo yitabirwa. Bityo ubushakashatsi bwakozwe na Bonakure by'umwihariko bwifashishije inyandiko y'ikinyamakuru Restivers, tugiye kubabwira imijyi 10 ikorerwamo ibikorwa byo kuramya Satani kurusha ahandi ku isi. Nge nitwa Ngendahimana Daniel, icara wumve. Turin mu Butaliyani, uwo mujyi uherereye mu majyaruguru y'Ubutaliyani, ukaba ushyirwa mu majwi ku kuba ku isonga ry'ibikorwa bya Sekibi ndetse n'abayoboke be ku mugabane w'Uburayi wose. Urabyumva? Mu 1980 Kiliziya Gatolika yashyizeho itsinda ry'abantu bo kurwanya imyuka mibi igaragara muri uyu mujyi. Pisa Statuto via Vitalio Alfieri na Piazza della Palozza bifite ibimenyetso bikomeye bigaragaza imbaraga za Sekibi nk'amababa ndetse n'ikimenyetso cy'inyenyeri gikoreshwa muri Illuminati. Urabyumva? Umujyi wa Borsova mu Bwongereza. Borsova ni umujyi ukorerwamo imbaraga za Satani kurusha ahandi mu Bwongereza. Ibi byaturutse mu ibarura ryakozwe muri 2011 nyuma y'uko abaturage basaga 17 mu bihumbi 76 abangana na 0.2% bemeje ko basenga Satani. Itorero rya Satani, Church of Satan, ryahakanye aya makuru rivuga ko iryo shami batarizi. Umujyi wa Amityville muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amityville ni umujyi muto uherereye i New York. Inkuru z'ubwicanyi bwa hato na hato zakomeje gutera benshi inkeke ku bijyanye n'imyemerere ya gipagani yaho. Uwitwa Ronald yishe abantu bo mu muryango we mu ijoro ryo kwa 13 Gushyingo 1974. Agejejwe imbere y'ubutabera avuga ko yabitewe n'umwuka wa Sekibi umurimo ndetse n'amajwi yamuvugiragamo. Ubwicanyi bwinshi bukorerwa muri uyu mujyi bwitirirwa abantu bivuga ko basengera mu madini ya Satani, ndetse hakaba n'abica abantu babahora ko banze kuvuga ko bakunda Satani. Biteye ubwoba. Fort Thomas muri Kentucky. Nyuma y'umurambo waciwe umutwe watowe mu rwuri ruri hafi ya Fort Thomas muri Kentucky muri Gashyantare 1896, amakuru yashyizwe ahagaragara yerekanye ko ari umugore wari utwite wishwe. Itohoza ryakozwe ryasanze abagabo babiri barimo Willing ndetse na Jason impamvu bishe Billy Bryan bashakaga ibice bye byo gukoresha mu mihango ya gipagani y'ubupfumu. Mu gisubizo bahaye polisi ntibagaragaje aho bashyize umutwe bakwiye ku murambo, ahubwo bagashimangira ko bari mu mwuka wa Satani. Umujyi wa St James muri Leta ya New York, abaturage baho bemera ko hari urusengero rwa Satani ari rwo Devil Worship House, ari nabyo bituma byitirirwa umujyi wose wa St James. Abenshi mu batuye New York bemeza ko aka gace karangwamo ibintu bitangaje byerekana imbaraga za Sekibi, birimo kugurumana kw'imiriro ikongora inzu ku manywa y'ihangu, amajwi y'abantu batagaragara akabatera mu masaha ya nijoro akabatesha umutwe koko. Ibi bikorwa byatumye imwe mu miryango itangira kuhimuka. Umujyi wa Victoria muri British Columbia. Mu myaka y'1980 imyemerere ya gipagani yari ahantu hose muri uyu mujyi binyuze ku bikomerezwa bitandukanye byagaragaraga mu mafilime, mu ndirimbo no ku mateleviziyo bamamaza imikorere ya gipagani. Iki gikorwa cyatijwe umurindi n'itsinda ryiswe Satanic Panic, ryashinzwe mu rwego rwo guhugura abaririmbyi bahimbaza Sekibi. Mu gitabo cyashyizwe hanze na Michelle Smith yatangaje ko we na mugenzi we basambanyijwe ku ngufu mu rusengero rwasengerwagamo abayoboke ba Satani. Biteye ubwoba. Toledo muri Ohio. Uyu mujyi ufatwa nk'ukorerwamo na Satani ku rwego rwo hejuru. Wamenyekanye cyane nyuma yo kuba ingoro ya Herbert Solowane wafatwaga nk'uwatangije idini risenga Satani mu 1948. Urabyumva? Solowane yakoraga imihango yo guterekera mu nzu yatunganyirizwagamo imisatsi ndetse akavuga ko yemera kanizera Satani. Solowane n'itsinda rye bari mu bayoboke b'iri dini bashyize hanze bwa mbere ko bakorana na Satani mu rusengero rwabo rwitwa Lalish Church of Satan. Biracyateye ubwoba.
umujyi wa San Francisco muri California. Kwizera Satani muri San Francisco benshi babikuye ku myemerere y'urusengero rwa Anthony LaVey rwizera Satani. Uwo nguwo yaje kwitwa papa wirabura. Nyuma y'imyaka myinshi ishize, idini rya Satani ryaguye imipaka ritangira gukorera mu karere ka Richmond. San Francisco n'utundi duce bihana imbibi nayo twakunze kurangwamo ibikorwa by'ubwicanyi bukorwa n'abantu batandukanye bahamya ko ari abayoboke b'idini rya Satani. Biteye ubwoba. Umujyi wa Perugamo mu cyahoze ari Ubugiriki. Umujyi wa Perugamo wari uherereye hafi n'umujyi wa Bergama, ntabwo kibaho. Aho hari muri Turukiya y'ubu. Yohana akiri ku kirwa cy'Ipatimo yavuze ko Perugamo ari umujyi wa Satani kubera ubwicanyi, ubusambanyi, imigenzo n'imihango ya gipagani yakorwaga n'abawutuye, nk'uko ijambo ry'Imana mu byahishuwe umutwe wa 2 kuva ku murongo wa 12 kugera ku wa 13 ribivuga. Umujyi wa Lalish muri Iraq. Abantu bo mu bwoko bw'Abakurude batuye mu majyaruguru ya Iraq mu mujyi wa Lalish babibye urwango hagati y'Abakristo n'Abayisilamu, bishingiye ku myumvire ivuga ko abantu bo mu bwoko bw'Abayazidi baramya Satani. Imikorere ya Yazidi na Satani yatangijwe na Melek Tawusi bitaga Peacock Angel, uwo basengaga nk'Imana isumba byose yaremye isi. Abakristo n'Abayisilamu bo muri uyu mujyi bafataga Meliki nk'umumarayika ukorana na Satani waje kwisagamije kuyobya abantu. Ibyo urabyumvishe se? Muri rusange iyi mijyi n'ahantu twavuzeho ntabwo bivuze ko abaturage baho bose basenga cyangwa bakorera Satani. Bimwe muri ibi bivugwa bishingiye ku mateka, imyemerere ya kera, ibikorwa by'amatsinda amwe n'amwe ndetse n'inkuru zagiye zimenyekana cyane mu binyamakuru. Niyo mpamvu ari ngombwa gutandukanya ukuri kw'amateka n'imigani cyangwa ibihuha byagiye bivugwa kuri utu duce. Hari n'ahantu usanga ijambo umujyi wa Satani byarakoreshwaga mu buryo bw'ikigereranyo cyangwa bushingiye ku myemerere y'amadini, aho kuba gihamya yuko Satani ahakorera ibikorwa. Ariko kandi amateka y'iyi mijyi agaragaza ko kuva kera abantu bagiye bagirira imyemerere n'imihango itandukanye, ndetse bamwe bakita abayoboke b'amatsinda asenga cyangwa yubaha Satani. Ubu se nsoreje aho ngaho mwandenganya? Ngayo nguko rero, iyo niyo mijyi ivugwamo ibikorwa bya Satani cyangwa aho baramya Satani muri bamwe na bamwe. Nge nitwa Ngendahimana Daniel.